Reka nongere nsuhuze mwese abakunzi bacu b'uyu muyoboro wacu wa YouTube. Nk'uko mubizi rero tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, aho tugaruka ku kintu gikomeye cyane kijyanye no kuba indashyikirwa ndetse no kuba intangarugero ya mu muryango, ya muri politiki, ya mu bukungu, ndetse nuvuga ngo mu mpande zose z'isi tureberamo icyatuma umuntu aba intangarugero. Mu by'ukuri ntabwo ari ibintu bigoye nk'uko abantu bamwe babitekereza kuba intangarugero, ahubwo muri sfera zose z'ubuzima, yaba muri politiki, mu bukungu, mu buvuzi, ahantu hose buri muntu aba akwiye kuba intangarugero ndetse n'ahantu ukorera. Hari abantu batandukanye rero usanga bacibwa intege cyangwa se bagira intege nke kubera ko ibyo bakora hari ababasuzugura, hari ababwira nabi ntugakore iki ngiki, nta mumaro gifite, nta mafaranga arimo, uzatera imbere ryari. Ariko burya iyo wihanganye ugahera hasi buhoro buhoro ugenda urushaho kugenda utera imbere. Mu minsi yashize kino cyumweru tugiye cyangwa se dusoje, twabonye inama ya minisitiri, twabonye nanone press conference, twabonye ikiganiro umukuru w'igihugu cyacu yakoranye n'abanyamakuru abumvise ikibazo kigendanye n'insengero. Umunyamakuru Oswakim bamubajije ikibazo kijyanye n'insengero, aho yavuze ko hari insengero zafunzwe ariko zikaba zaramaze kugira kuzuza ibisabwa byose kugira ngo zikomorerwe zifungurwe. Ariko mu kumusubiza ko yagize ati rwose n'izo njye zifunguye bibaye byiza zakabaye kuba zifungwa. Bagaragaje ko rero n'ubundi bibaye byiza abantu basengera kuri telefone bagasengera mu rugo. Ese wowe ubibona gute? Ese uremeranya n'uyu mwanzuro? Uremeranya n'iki gitekerezo? Uremeranya n'iki gisubizo? Nkubwira ngo rero natwe nk'abanyamakuru bano kuri intangarugero Empire, nibyo koko abantu bashobora gusengera mu rugo bigakunda, bashobora gusengera kuri telefone bigakunda. Njye ndemeranya nawe kubera ko muri Matayo 6 hatubwira yuko igihe ushatse gusenga ushaka kujya mu cyumba cyawe ukagira gute ugasenga, kandi iso uri mu ijuru umenya ibyihishe akazabikwitura. So kuvuga ngo rero abanyakristo, abanyarwanda, abanyarwandakazi, nta cyacitse, nta kibazo cyabaye kuba uyu munsi umuntu atajya mu rusengero ajya gusenga. Urusengero tuzi yuko imibiri yacu ari insengero z'umwuka. Igihe cyose waba uri mu rugo rero, aho waba uri hose urimo kugenda, urusengero urarugendana uganira n'Imana ikakumbasha kugera muri classe runaka. Ntuzakina kujya mu rusengero rwubatswe n'abana b'abantu, uzakoresha umuriro wari rw'urusengero. So ni kuvuga ngo rero ku bantu bagize intege cyangwa se babyakiriye nabi, nababwira ngo dukwiye guhugurana mu bijyanye n'imyemerere, tugahugurana mu bijyanye no kumenya gusenga neza. Icyo nababwira ni uko uyu munsi nubwo amazu afunzwe, ariko imibiri yacu, imitima yacu igomba kuba ku Mana, tugasengera mu mitima yacu, tugasenga mu by'ukuri, nk'uko tuzi neza ko umubiri ari urusengero rw'umwuka. Reka ngaruke rero ku mico y'imyitwarire imwe n'imwe igenda igaragara mu bakuru n'abayobozi bamwe mu matorero. Nk'uko nababwiye rero, iki kiganiro cyacu cyitwa intangarugero. Nimvuga iyi mico y'imyitwarire ya bamwe mu bashumba n'abakora amatorero n'amadini, iyi mico niyo yagakwiye kubagira intangarugero, bityo bigatuma nabo bayobora cyangwa se abakristo baba intangarugero mu muryango, intangarugero aho abanyeshuri biga, intangarugero muri korale, intangarugero ahantu hose, ndetse no mu miyoborere, ahantu hose umuntu akaba intangarugero. Ikintu cya mbere ni uko uyobora itorero cyangwa se idini runaka akwiye kuba inyangamugayo, akirinda icyitwa ikinyoma icyo ari cyo cyose. Mu minsi cyangwa se no muri iyi minsi tugenda tubona uburyo hari abantu bagenda bitwaje ijambo ry'Imana bagamije kugira indonke, bagamije ko abakristo babazanira n'ibyo batunze. Hari aho twagiye dusenga hamwe namwe ugasanga
umuntu agiye gutura nibwo bamuhanuriye, bigaragara yuko utagize ikintu ajyana wicaye azavuga ati ariko njye nzabona ryari kugira ngo nanjye ngere imbere ya pasiteri cyangwa se ngere imbere y'umuvugabutumwa. Si ukuvuga ngo rero umuntu wese uyobora itorero cyangwa se umwigisha akwiye kuba inyangamugayo, akaba intangarugero imbere y'abakristo ayobora. Si ibyo gusa ahubwo ikindi ni uko akwiye kuba intangarugero mu mico no mu myitwarire, akicisha bugufi. Ntabwo kuba umushumba mwiza ari ukwambara karuvati, ari ukwambara kositimu, ari ukwambara made in Rwanda, ari ukwambara iki, ahubwo harimo no kwicisha bugufi. Ntibisobanuye ko ushaka kugenda wambaye umwambaro mubi, ariko nanone ntibivuze yuko abantu bose tubona mu mwambaro mwiza, ndavuga imyenda n'iki, imbere barimo kutwigisha abo bantu mu by'ukuri baba bajyana neza n'amahame. Amahame ni icyo nakwita kwicisha bugufi. So tukwiye kwicisha bugufi rero, yaba mu myambarire, yaba mu mivugire, yaba mu biganiro dutanga, cyane yuko mwakunze kubona hari ugasanga nk'umupasiteri afite imodoka miliyoni 80, nta toilette afite, nta kintu afite, abaturage abakristu barashonje, nta bufasha buhari. Ukuvuga ngo rero umukuru cyangwa se umuyobozi w'itorero cyangwa se idini akwiye kuba intangarugero yabo ayobora. Ntumve yuko uri butunga imodoka miliyoni 80 ariko umukristo wawe nta kintu kimwe afite. Ikintu kibi cyane, kitaba ari cyiza mu bakristo. Ikindi ni ugutanga ubutumwa bufite umumaro, ubutumwa butanga ubuzima, amahoro, ubufasha ndetse n'imibereho myiza y'abantu. Ni ukuvuga ngo niba nibuka neza ndibuka ko umukuru w'igihugu yagarutse ku kintu kivuga ngo ese amadini n'amatorero yaba byibuze agira uruhare mu mibereho myiza y'abaturage. Icyo turimo kuvuga aha ngaha rero, idini ntirikwiye kuba imyemerere gusa, rikwiye kuba n'ahantu umuntu ahindurirwa ubuzima. Ugasenga, nibyo ugasenga ukizera, ariko nanone hakaba hariho gahunda yo kugira gute, yo gufasha babandi bafite intege nke kugira gute, kuzahura imibereho yabo. Kandi birashoboka binyuze muri komite y'idini cyangwa itorero, muri korali ndetse n'ahandi. Hari ikijyanye rero no gukorera mu mucyo no kubahiriza amategeko y'igihugu, kunoza inyubako, umutekano, isuku ndetse n'ibindi byangombwa. Njyewe ubwanjye hari amatorero amwe n'amwe n'amadini agiye njya gusura, ariko nkabona bafite toilette imwe, bafite ubwiherero bumwe, ugasanga urusengero ni rwiza ariko ugasanga bihagarika ntabwo ari heza. Mu by'ukuri rero ni ibintu bigenda byagaragaye ahantu hagiye hatandukanye, ku buryo kubahiriza amategeko y'igihugu ku madini amwe n'amwe n'amatorero byabaye ari ikibazo. Ariyo mpamvu ntibishima no kuvuga ngo igihugu cyacu, leta yacu ifite ijisho rireba kure, kandi iryo jisho rireba ibisubizo byiza bibereye abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abaturarwanda ndetse n'ababa mu Rwanda bose. Ni ijisho ryiza rireba kure, rikaturebera ibidukwiriye, rikaturebera ibitubereye. Hano rero harimo gutanga raporo zisobanutse n'imikorere y'itorero, mu gukorana n'inzego z'igihugu, mu kubaka umutekano n'imibereho myiza. Kuvuga ngo rero niba urugero leta ifite gahunda yo kuganiriza abanyarwanda ku bijyanye n'akamaro k'umutekano mu gihugu cyacu, mu baturage, aho dutuye, ni byiza ko rero burya n'amadini agira uburyo yumvisha abanyagihugu gahunda za leta yo gutanga mituweli, kumva ko kwivuza ari uburenganzira bwawe kandi ari inshingano zawe, kumva ko ukwiye gutanga umusanzu kuba kwivuza, umuntu akivuza, kuko hari abantu benshi bakubwira ngo Imana iragukiza bikarangira umuntu apfuye ataragera kwa muganga. So dukwiye kuba ari intangarugero ku bakristo, tugafata imyanzuro myiza ibereye abakristo. Reka wenda ngaruka turebe ku kintu kijyanye no gukorera abantu bose atari itorero gusa. Hano rero turagaruka ku bijyanye n'umuyobozi w'idini cyangwa se umuyobozi w'idini we ntangarugero, arwanira amahoro y'igihugu, afasha muri gahunda z'igihugu, isuku, uburezi ndetse n'ubuzima. Nibyo koko rwose mu matorero dukwiye kuganiriza abantu, twababwira yuko kwiga nabyo ari byiza, kuko birababaje kuba umuntu yaba aririmba mu itorero
ariko wajya mu ishuri ugasanga ntabwo yiga. Bibaho cyane, ugasanga hari abanyeshuri, tuvuge urugero abanyeshuri bamara umwanya munini mu gusenga, ariko bareba mu ishuri ukabona uwapi nta kigenda. Ese ni hari gahunda ziba zihari zifasha abo bantu kumva ko no kwiga nabyo ari byiza. Hari n'abavuga ko kwiga bitari ngombwa imbere y'Imana. Mu by'ukuri context y'ubuzima bwa kera n'uyu munsi biratandukanye cyane. Kuba mu itorero ni byiza, waba warize waba utarize, ariko byaba akarusho ukaba warize bikaba byiza kurushaho. Ibi rero bijyanye n'imyigishirize myiza iba ikwiye kuranga abantu. Mbere ko ngeraho wenda reka mvuge bimwe mu bitari byiza cyangwa se bimwe mu bishuko bishobora kuyobya abakristo bigatuma bisanga mu murongo utari wo. Hari nko kuvuga ko umutungo w'amatorero cyangwa ubwoko bw'Imana ugana ku mutware w'itorero gusa, gutanga ibitambiro byose ko bigomba kujya ku mukuru w'itorero, ko Imana itaguha umugisha nta kintu utanze. Mu by'ukuri twagiye tubona abantu bajyanwa n'inzego z'umutekano ko bagerageje gukoresha ijambo ry'Imana cyangwa se imyigishirize itariyo itaboneye mu kwigarurira imitungo no kwigarurira ibintu by'abantu. Hano rero ni bimwe mu bintu mubona ahantu hameze gutya, ndagira ngo rwose ujye witonda cyane. Ikindi abantu basenga, abakora amatorero n'amadini, dukwiye kumenya neza yuko tudakwiye kwigisha abaturage yuko igihe batagize ikintu batanga nta kintu Imana iri bubakorere. Ahubwo dukwiye kubigisha gukora kandi bagahera hasi. Ntitubwire umuntu ngo Imana iguhaye imodoka agenda yirindira imyaka 10 ayibore, ahubwo akwiye guhera hasi. Nta kazi na kamwe gacitse kabaho kereka akazi katajyanye n'icy'amategeko aba agize gute yemera. Ariko ubundi umuntu wese wahera hasi buhoro agenda atera imbere umunsi ku munsi. Nta kazi na kamwe gasebisa gahari. Utazakora akazi umuntu yaguseka ati wenda ukora akazi ko mu rugo, rumuyede, uriki, nta kazi na gasebitse gahari. Akazi kose wakora kakugira umumaro, kagira no kuvana naho kakugeza umunsi ku munsi. Ikindi ni ukubwira abantu ko ibibazo byose biterwa n'amadayimoni. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo ibibazo byose tugira biterwa n'amadayimoni, kubera ko nk'indwara zose si amadayimoni, ubukene bwose ibirimo imbaraga z'umwijima gusa, amakimbirane yose si mu rugo ni umwuka. Bibiliya ubundi igaragaza ko hari indwara zisaba kwitabwaho, ubukene bufite impamvu z'ubukungu n'ibindi bisaba ubumenyi n'ubushishozi, si amadayimoni gusa. Tuvuga ngo rero hari indwara turwara twabigize n'iki uruhare. Dukwiye kubwira abantu ko bakwiye kwirinda. Nta gihe cyose cyabaye uko bari amadayimoni yize gute yabigizemo uruhare. Dukwiye kwirinda, dukwiye gushishoza, tukamenya neza ko kurwanya ubukene biva mu gukora, tukaba intangarugero nziza, tukaba indashyikirwa nziza, intangarugero mu idini, intangarugero mu itorero, intangarugero muri korali, mu muryango ndetse n'ahandi. Nkubwira ngo rero ukomeze kudukurikira 5/5, mukanda subscribe. Nkubwira ngo rero tuzagenda tukugezaho ibiganiro byiza cyane, tuganira n'abantu batandukanye bazagenda babahereza inama zatumaraho muva ndetse naho mugera. Ikintu nasurezaho nuko nta dini riruta irindi, ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Twese turi bamwe imbere y'Imana. Imana ikunda abanyabyaha icyaha. Si byiza kumva ko Imana ikunda abanyabyaha kwikwishyura mu zaha, ahubwo ni umwanya mwiza wo kumenya ko icyaha ari ikintu gitandukanye umuntu n'Imana, tukaba intangarugero ahantu hose. Imana ibahereze umugisha y'icyumweru cyiza, mutanga subscribe ndetse na comment na like and share. Turabakunda cyane. Imana ibarinde.